Nshuti bakunzi ba UTC TV, twishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya. Ubusanzwe musanzwe mudukurikirana, UTC TV ni imwe mu bikorwa by'umuryango w'urubyiruko uharanira amahoro agamije iterambere binyuze mu mpano zitandukanye. Tukaba dufite rero bimwe mu bikorwa bidufasha kumenyekanisha cyangwa se gusangiza abakunzi bacu cyangwa se abadukurikira ibikorwa byiza cyane cyane bishingiye ku mpano n'ibyahindura sosiyete. Kuri uyu munsi rero twishimiye cyane kuba twatembereye muri paruwase ya Rambo. Twishimiye cyane kuba turi kumwe na padiri mukuru wa paruwase, akaba agiye kutuganirira by'umwihariko kandi ntibivuga ko ari padiri gusa, ni n'umwanditsi. Bimwe mu bitabo yanditse harimo igitabo cyitwa Impuhwe zisesa urubanza. Ni nayo nsanganyamatsiko y'uyu munsi wacu. Mu kiganiro tuyibwirana nawe, twagira ngo tumuhe umwanya atangire atwibwire. Karibu cyane padiri. Murakoze cyane. Nitwa Padiri Theoneste Nzayisenga, umusaseridoti wa diyoseze ya Nyundo, nkaba ndi padiri mukuru wa paruwasi yaragijwe Mutagatifu Aloyize Rambo. Ni paruwasi ikiri nshyashya, imaze gusa imyaka 3, ubu turi mu mwaka wa 4. Ndi umusaseridoti rero umaze imyaka 12, ndi umupadiri. Ubutumwa nagiye mbukorera ahantu hanyuranye muri paruwasi Teramaris, paruwasi ya Kabaya, paruwasi Muhato, ngira naho njya mu butumwa hanze y'igihugu cyacu, mu gihugu cya Espagne, kugira ngo ndusheho kuvugurura, babyita gutyaza ubwenge. Nkaba narize ibijyanye n'umuryango, théologie pastorale de la famille et de mariage, hanyuma niga na bioéthique. Ubwo mfite maîtrise ebyiri muri bioéthique no muri théologie pastorale de la famille. Maze hafi amezi 5 ngeze muri paruwasi, nanjye ubwanjye ndacyari mushya mu butumwa muri paruwasi. Murakoze cyane. Padiri, turagushimiye cyane. By'umwihariko tunyarutse ku gitabo mwanditse kivuga ngo Impuhwe zisesa urubanza. Ni iki cyatumye mushingira igitabo cyanyu mutinda cyane kuri iyi nyito ivuga ngo Impuhwe zisesa urubanza? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ntago ari icyo gitabo cyonyine nanditse n'ibindi, ariko impamvu y'ingenzi ni uko ngenda nzirikana ku butumwa bwa Kiliziya, cyane cyane ku nsanganyamatsiko iba ituyoboye buri mwaka, cyangwa se umuntu yabyita ku nsanganyamatsiko iyoboye iyogezabutumwa ryose rya diyoseze. Ariko nanone binajyanye n'urugendo rwanjye rwa gikristo kandi nk'umusaseridoti no mu butumwa mbafite, no kugira ngo nanjye ubwanjye bimfashe ku giti cyanjye, ariko binafashe n'abakristo nshinzwe. Mbese abarimo kwishakira, nanjye kuvuga ngo imfashanyigisho nanjye nkeneye kugira ngo mbashe kubyumva njyewe ubwanjye, ariko mbashe no kugira icyo marira abandi. Igitabo cyanjye cya mbere nanditse cyitwa Icyo Bikira Mariya Twigisha mu mwaka wa liturujia. Ni ukuvuga ko nari narakoranye urugendo na Bikira Mariya, cyanditse n'umudiyakoni. Narakoranye urugendo na Bikira Mariya mu kwitegura kuba umusaseridoti, kandi uwo mubyeyi yambaye hafi muri urwo rugendo rwanjye, ari nacyo cyatumye ntinyuka kwandika igitabo kivuga Icyo Bikira Mariya Twigisha mu mwaka wa liturujia, nshaka kugaragaza uburyo aherekeza umukristo wese, aherekeza Kiliziya mu rugendo cyane cyane dukora twita umwaka wa liturujia cyangwa umwaka wa Kiliziya. Icyo ni igitabo cya mbere, ariko nanone bikajyana n'uko Bikira Mariya ni ijwi ritwumvisha icyo Yezu umwana we ashaka, ariko kandi ni n'ijwi rituvugira, rigahindukira rikatuvugira nka ba bandi b'Ikana. Yababwiye ati icyo Yezu ababwira cyose mugikore, ariko agahindukira akanabasabira ababwira Yezu umwana we ati nta divayi bagifite.
rero urwo rugendo hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya rwatumye nandika icyo gitabo. Igitabo cya kabiri nanditse nakise umuryango were nyina wa Jambo umubyeyi w'abakene, twisunze Bikira Mariya ingo zacu zaba ishingiro ry'ubuvandimwe nyabwo. Iki gitabo nacyo nacyanditse natekereje cyane cyane ku muryango no mu nsanganyamatsiko diyosezi yari yaratanze muri icyo gihe. Umwepiskopi wari utuyoboye yari Musenyeri Alegisi Habiyambere, yari yaraduhaye teme ivuga ngo twisunze Bikira Mariya ingo zacu zaba ishingiro ry'ubuvandimwe nyabwo. Nanone ikindi gitabo nanditse ni igitabo cyitwa Senga kandi ukore. Senga kandi ukore nabyo nari nafashe umwanya wo kuzirikana cyane ku butumwa mfite muri kiliziya n'ubwabo tubana ariko cyane cyane n'abo dushinzwe kugezaho inkuru nziza. Kubera yuko mu buzima bw'umuntu hari ufata uruhande rumwe akareka urundi kugira ngo umuntu abashe guhuza ubukristu n'ibyo akora, ugasanga biba ikibazo. Ku ruhande rumwe hakaba umuntu wita ku umurimo ukamutwara, babita activiste, ariko ntazatekereze icyo umurimo umaze mu buzima bwe, inyungu awukuramo, imbuto ugomba kwera, ariko atari n'ibyo gusa, aho avana imbaraga zo gukora. Imbaraga rero zituma dukora ntabwo ari izacu z'umubiri n'amaraso gusa ziva mu byo turya cyangwa tunywa cyangwa mu mibereho yacu isanzwe, hari n'imbaraga ziva ku Mana. Hanyuma hakaba n'abakirisitu basenga ariko bakirengagiza umurimo ku buryo ushobora gusanga umukristo yega ahora ku murimo ariko arashonje, ntagira icyo kurya, umwana ntagira icyo yambara, umwana nta suku akorerwa n'ibindi bitandukanye. Ugasanga rero umukristo udafashe izo zombi z'isengesho no gukora, ugasanga ari ikibazo. Byose rero narabibonaga mu butumwa nshinzwe ko hari abakristo basenga ariko bakibagirwa gukora, kimwe n'uko hari abantu biyeguriye umurimo ariko bakibagirwa isengesho. Nahitamo rero yuko umuntu yakongera kwibutsa abakristo yuko gusenga no gukora bijyana, kandi ko isengesho ari rikuru cyane, ari ryo ritangira umurimo rikawuherekeza ndetse rikawusoza. Icyo gitabo rero nacyo nacyanditse ngira ngo abantu babashe guhuza ubukristo n'umurimo. Ikindi gitabo nanditse ni icyitwa Kiliziya n'ishema ryanjye. Kiliziya n'ishema ryanjye, kunga ubumwe muri kiliziya, tuyigire umuryango buri wese afitemo uruhare. Iyi nsanganyamatsiko nayo twari twarayihawe n'umwepiskopi wacu Musenyeri Anaclet Mwumvaneza. Hanyuma nkatekereza uburyo abantu bakwiye kugira uruhare muri kiliziya ariko cyane cyane bunze ubumwe. Niyo mpamvu rero nanditse iki gitabo. Iyo umuntu yunze ubumwe n'abandi muri kiliziya, akumva ko kiliziya ari umuryango w'Imana avukamo, umuherekeza mu buzima bwe bwose kuzagera no mu buzima bw'iteka na nyuma y'ubuzima, agomba kumva akamaro kiliziya ifite mu buzima bwe. Ariyo mpamvu nanditse nyine iki gitabo cyitwa Kiliziya n'ishema ryanjye. Hari n'utundi rero dutandukanye twa article dutandukanye n'ibindi bitabo ngenda nandika, ariko reka mbe ngarukiye aho, hanyuma njye ku kindi ari nacyo washatse ko tuganiraho, impuhwe zisesa urubanza. Impuhwe zisesa urubanza, urabona hepfo hari sutitire yitwa icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Rero hari ibirango bibiri by'Imana bisumba ibindi, ni urukundo n'impuhwe. Imana ni urukundo, Imana ni inyampuhwe. Impuhwe ni ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu, mu mibereho yacu. turi imbuto y'impuhwe z'Imana yatugiriye ubuntu ikaturema. Hari ibisingizo nkunda mu gatabo ka Mama Faustina, hari igisingizo kimwe kivuga ngo impuhwe z'Imana utuvana mu busa ukadushyira mu buzima. Impuhwe z'Imana ku mpuhwe zayo, Imana yatuvanye mu busa idushyira mu buzima, ituvana mu bintu tutatekerezaga ko twavamo, hanyuma ikadukiza ibyo tutatekerezaga ko twakira, ikatubabarira ibyo tutatekerezaga ko twanababarirwa, ndetse n'abantu b'isi basanzwe mu buzima busanzwe baba baraciriyeho umuntu w'iteka, ariko mu mpuhwe z'Imana zo igakuraho rwa rubanza. Impuhwe zisesa urubanza ni ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 13, aho agira ati urubanza ntirugira impuhwe ku muntu utaragize impuhwe,
umuntu utaragize impuhwe urubanza ntirwamugirira impuhwe, ariko impuhwe zisesa urubanza. Tujya tubona abantu bubahiriza amategeko asanzwe, nyine iyo habayeho gukora nabi habaho igihe, habaho urubanza rwarangira hakabaho igihano cyangwa kurenganurwa. Ariko abantu muri kamere yabo bashobora kwibeshya, uwari gutsinda ntatsinda akaba ari utsindwa. Hashobora no kuzamo ibindi mu buzima, hakazamo ruswa, cyane ko mu rubanza hatsinda ibimenyetso. Cyane ko mu rubanza hatsinda ibimenyetso, ushobora kuba ibimenyetso ariko mu by'ukuri yari afite ukuri. Niyo mpamvu rero natekereje iryo jambo ukuntu ryubatse, ukuntu rikoze n'icyo rishatse kuvuga. Umuntu ashobora kumucira urubanza rwose akanatsindwa ari umwere, kimwe n'ukuntu umuntu ashobora gutsinda kandi atari umwere, kimwe n'uko nanone urubanza rushobora kugenda neza uwari umwere akaba we n'ugomba guhanwa. Hari abavuga ngo ni ukuburana amahugu, n'ugomba guhanwa agahanwa. Ariko ari utsinzwe, ari n'uwatsinze, ari n'uwatsinze atagomba gutsinda, icy'ingenzi kirimo cyane ni uko impuhwe z'Imana zibabarira byose, ziruta ubwo bucamanza busanzwe, ubucamanza bwo ku isi, ubucamanza bw'abantu. Ko ariho twakwita umwere nk'abantu, ariko wenda mu mutima Imana ireba twe tutabonamo, mu bwenge bwe Imana ireba twe tutareba, ariko Imana yo ibihareba. Impuhwe rero zisesa urubanza. Mu mategeko y'abantu hari n'abacirwaga urubanza baranapfuye, bakabakatira n'igihano baranapfuye batakiriho. Ariko impuhwe z'Imana zihanagura ibyo bintu byose. Nicyo bivuze rero, ni impuhwe z'Imana zisesa urubanza. Na wa muntu wakatiwe arengana ariko Imana ikabihareba, na wa muntu waciriwe urubanza agatsinda ariko ataguye gutsinda, nawe Imana irahareba. Imana isesa urubanza rwo kwibwira ko yatsinze kandi atagomba gutsinda. Impuhwe zisesa urubanza rw'uwatsinzwe kandi atagomba gutsindwa, kandi n'uwatsinzwe nawe Imana imugirira impuhwe. Ntabwo birangirira mu bihano bisanzwe byo ku isi. Imana niyo nyampuhwe dukurikije ukuntu umuntu ahita akira kandi ahita akangira. Imwe iri mu mirongo wanditse muri iki gitabo harimo ngo hahirwa abagirirwa impuhwe kuko bazazigirirwa. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, ni mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 7. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa ni ijambo naryo ritaza gutyo gusa, naryo ni biblique, yego niryo muri Bibiliya, ariko rino mu buzima busanzwe no mu isengesho. Mu isengesho Yesu yatwigisha agira ati utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira. Urugero ubabariraho ni narwo nawe wakwiye kubabariraho, nuko nyine nanone buri gihe Imana ari nyampuhwe ikurikije ibyo dukora, imbabazi tugira, umenya twebwe tutababarirwa. Ariko ubundi icyo wifuza ko bakugirira nawe ukibagirire, nk'uko Yesu yabitubwiye mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 12. Agira ati ikibo gitsindagiye gisesekaje, igipimisho mugereramo mugerera abandi, namwe nicyo muzashyirirwamo ndetse murengerezweho. Hahirwa abagira impuhwe rero kuko nabo bazazigirirwa. Bivuze ngo umuntu agomba kwitoza ibintu 3 by'ingenzi mu buzima bwe: kwakira impuhwe. Ikintu wakiriye uragitunga. Kwakira impuhwe ukanazitunga, kuko mu buzima hari abantu bantampuhwe rwose, batagira imbabazi, batagira impuhwe, ariko bigaragaza impamvu atagira impuhwe nuko nawe atakiriye impuhwe. Icyo wakiriye ni nacyo utunga, kandi icyo utunze nicyo utanga. Umuntu rero mu buzima agomba kwitoza kwakira impuhwe, kuzitunga no kuzitanga. Ikintu twakiriye si icyacu, nicyo natwe guha abandi. Burya no mu buzima busanzwe uzarebe, duhere nko ku rugero rw'amafaranga. Amafaranga ntabwo uyagira ngo uyatunge aba yawe, ahubwo amafaranga ni urujya n'uruza, ni uruhererekane. Urayakira ukayatunga, ariko nawe ukayatanga kugira ngo ubone icyo ukeneye cyangwa unafashe umuntu. Niyo mpamvu mu Ivanjiri Yesu anayita ibintu bitagwira, ibintu bitari ibyacu, amatindi y'amafaranga, ibintu bitifitemo ubuzima
ni ibintu twakira tukabitunga ariko tukanabitanga. Ni urugero mu buzima busanzwe. N'impuhwe rero turazakira tukazitunga kandi tukazitanga, noneho ikimenyetso cy'uko twagiriwe impuhwe ni uko natwe tubasha kuzigirira abandi. Ntabwo ari uko gusa ngirirwa impuhwe nkazicara nkaba ndakeye ndi umwere. Ikimenyetso kizagaragaza umuntu wakiriye impuhwe z'Imana, wagiriwe impuhwe, nuko nawe abasha kubabarira. Ahirwa abagiriye impuhwe kuko nabo bazazigirwa. Turabihuza aha ngaha n'indi nteruro ivuga ngo impuhwe si amagambo ni ibikorwa. Yes. Impuhwe ni amagambo, ntabwo ari amagambo ni ibikorwa. Kubera ko hari igihe hari abanditsi bavuga ngo igipimo cy'urukundo ni ugukunda bitagira igipimo, n'igipimo cy'impuhwe ni ukugira impuhwe bitagira igipimo. Noneho rero impuhwe zirafatika. Duhereye ku gisobanuro cyazo, ubundi abahanga benshi bagiye bavuga bati impuhwe ni ubuntu, impuhwe ni ineza, impuhwe ni imbabazi, impuhwe ni urugwiro, impuhwe ni ibikorwa byiza, impuhwe bakabivuga kwinshi. Ariko mu kiliziya no muri katechisme ya kiliziya, mu nyigisho za kiliziya, tugira ibikorwa by'impuhwe. Ibikorwa by'impuhwe ku mutima, ibikorwa by'impuhwe ku mubiri. Ibikorwa by'impuhwe bifasha umuntu w'imbere, n'ibikorwa by'impuhwe bifasha umuntu w'inyuma, umuntu ugaragara ku mubiri. Kiliziya rero igaragaza ibyo bikorwa 7 ku mutima na 7 ku mubiri. Ariko cyane cyane icyo nshaka kuvuga, byaba ari 7 ku mutima cyangwa byaba ari 7 ku mubiri, byose bigaragaza ko impuhwe atari amagambo, ahubwo ari ibintu bifatika bigaragara. Iyo umuntu akubabariye, nubwo bimeze nk'ibitafite igipimo kigaragarira amaso, ariko bimugeraho, ni igikorwa kimugeraho. Iyo umuntu umurebanye ijisho ry'impuhwe, ni ikintu gikorwa kimugezeho. Iyo umuntu ukoresha akaboko k'impuhwe, ni igikorwa kigaragaye. Iyo umuntu ugiye gusura umuntu urwaye, ni amaguru ukoresheje, ntabwo umuntu yabona uko abimezira, ariko cyabaye igikorwa gifatika. Impuhwe rero ni ibikorwa si amagambo. Noneho bikanashingira no ku ivanjiri ya Yezu ko impuhwe ari igipimo, ari urubanza rw'iteka. Impuhwe nicyo gipimisho cy'urubanza rw'iteka, niho ruzingiye ku mpuhwe. Iyo Yezu avuga ati icyo gihe umwami azatandukanya abantu nk'uko umushumba atandukanya intama n'ihene, ihene ibumoso, intama iburyo, ni ukuvuga mu magambo abagize neza n'abagize nabi, abagize impuhwe n'abatarazigize. Yezu arabisobanura ku buryo 7, avuga abo bantu tugomba kugirira impuhwe. Nari mushonje, nari mfite inyota, umuntu ufite inyota, nari nambaye ubusa, umuntu udafite icyo kwambara, ntabwo nari mfite icumbi, urancumbikira, umuntu udafite acumbika, nari ndi mu nzu y'imbohe, uza kundeba, nari umurwayi, uza kunsura, nari umugenzi, n'ibindi. Ibyo bikorwa by'impuhwe gutyo ni impuhwe, ni rya jambo impuhwe, ariko noneho ryigaragariza mu bikorwa, ntirikomeze kuba ibitekerezo. Yezu avuga ati icyo nshaka ni impuhwe, si igitambo. Igitambo kiba cyatuwe, kinagaragara, ariko impuhwe zirenga igitambo kubera iki? Impuhwe zirenga igitambo kubera iki? Kubera ko noneho ahambere twari tuvuze ko impuhwe zavuye mu magambo zijya mu bikorwa, noneho n'ibikorwa biva mu buzima busanzwe bw'ibikorwa by'abantu bikajya mu buzima bwa roho. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo, nibive mu bifatika by'igitambo, noneho bijye mu buzima nyabuzima bw'umuntu, kuri roho no ku mubiri, cyangwa se bihere ku mubiri bigere kuri roho. Urwo rugendo rw'uko umuntu ateye, ko agizwe n'ubuzima bwa roho n'ubw'umubiri, ni naho impuhwe zigomba kwigaragariza, bikava mu magambo bikajya mu bikorwa, cyangwa bikava mu bikorwa bisanzwe bijya mu buzima bw'imbere bwa muntu. Nyakubahwa Padiri, unyemerere, iyi nteruro ni nziza, impuhwe zisesa urubanza. Mu by'ukuri nagira ngo byaba byose wabyanditse, wabitekereje, wabikoze n'ubushakashatsi bufatika,
udusangize umuntu wagiriwe impuhwe wasabye imbabazi n'uwazitanze. Uriya muntu watanze imbabazi niki asigarana, niki bimufasha, niki yungukira mu kuba yatanze imbabazi. Uriya wasabye imbabazi niki yungukira mu kuba yatanze imbabazi yazisabye. Ubundi n'ijambo ry'Imana mu ibaruwa ya Pawulo yandikiye Abanyaroma aravuga ati utanga arutuhabwa. Arutuhabwa. Burya ikintu gikomeye cyane si uguhabwa impuhwe, ahubwo ikintu gikomeye cyane no gutanga impuhwe. Ni urujya n'uruza. Hari utanga n'uwakira. Hari utanga impuhwe n'uzakira. Kandi nk'uko nanabikubwiye mbere, n'ubundi umuntu atanga icyo afite, n'uwakiriye ubasha gutanga. Urwo rujya n'uruza rero ni rwo rusobanura icyo kintu ushaka kuvuga. Ubundi umuntu yakwiye kuvuga ngo watanze impuhwe aruta uwazisabye, watanze imbabazi aruta kure uwazisabye. Kuko wowe usaba imbabazi kubera ibyaha wabyawe, kubera amakosa yawe, kubera ubuhemu bwawe, kubera ikintu wagize nabi, wagiriye nabi abantu. Ariko uwo wababaje ni ubabaye cyane kurusha wowe wababaje umuntu. Ariko nk'uko nari maze no kubivuga, kubabarira birabohora, biraruhura, birakiza, bitanga amahoro, bitanga umutekano. Kandi nk'uko no mu buzima busanzwe iyo utanze ikintu nibwo urumva umuntu ukomeye, nibwo umuntu ufite agaciro kurusha gutega amaboko ngo ndagira ngo no ku musozo uduze kuri icyo gisubizo uze kubihuza n'amateka yaranze igihugu cyacu. Uyu munsi urabona imyaka 30 iri kurangira, iri kugera, abakoze jenoside abenshi ibihano byo biri kurangira. Igihe kiraza kugira baraza kugaruka muri community. Uraza kudufasha ubihuze uriya muntu wasabye imbabazi, uriya muntu wazitanze, buri wese icyo yunguka bishingiye ku mpuhwe zisesa mu rubanza. Kimwe cyo amateka yacu twanyuzemo ashariye ni ibintu byumvikana cyane, birababaza burya kubona umuntu yari afite umuryango agasigara ahagaze wenyine. Birababaza kubona umuntu yari afite umutungo agasigara abereye aho. Birababaza cyane. Ariko nanone uburyo bwo gukira no kubohoka ni ukwigobotora. Ubwo nanjye kuvuga ngo ubucakara umuntu ameze nk'uyagushyizemo, uko wabikoze aba yaragamije kugutsinda, aba yaragamije kugucisha bugufi, aba yaragamije kukubabaza. Iyo ugize amahirwe rero ukagira nk'imbaraga zo kubibohoka, ukaba wavuga uyu muntu amubabariye, ukira kurusha n'uwakugiriye nabi, ukagira imbaraga kurusha n'uwakugiriye nabi, ugatera n'intambwe kurusha uwakugiriye nabi. Icyo ni kimwe, ni ikintu gikomeye mu mpuhwe, mu gutanga impuhwe havamo imbaraga. Nk'uko iyo umuntu atakwinjiramo uko mbimubwira, ntabwo nshaka kubikubwira gutya, ariko bivuze ngo umusaserodoti ibi iyo nabyanditse ngira ngo bifashe njye ubwanjye, ariko bifashe n'abo nshinzwe, kandi mbafashe kwinjira muri uwo mujyo wo kwakira impuhwe z'Imana, kuzitunga no kuzitanga. Padiri, mbere ko turangiraho, uwashaka kubona ibitabo wanditseho, tugira ibitabo bigeze hafi kuri 4 umaze kwandika, ariko hari n'icyo wagiye ugarukaho kivuga ngo senga kandi ukore. Twemerere utunyure muri make kuri icyo gitabo, cyane ko bitari mu magambo gusa. Ku basanzwe bakuzi bavuga yuko ahantu hose wabaye muri Aparasi watubwiye wanyuzemo, mu by'ukuri ahantu wanyuze harangwa n'iterambere kandi ryihuse. Si amagambo rero nubwo wabyanditse, biri mu mikorere yawe, mu gukora aho uca ahantu hose uba, senga kandi ukore. Niyo mpamvu watinze kuri iyo ngingo uvuga ngo senga kandi ukore.
ibyo ngibyo byo kuba aho nyura hari icyasigara ntabwo mbizi, bimenywa n'abasigaye no kuba ngira uruhare mu by'iterambere nabyo ntabwo mbizi cyane, ariko ubwo niba babivuga birahari, kandi niba binahari Imana ibisengerwe, kuko n'ibyo nkoresha cyangwa nakora ni imbaraga z'Imana zikoresha abo tubana, abo dukorana bose. Nta kintu nakora ahantu abandi bose bahari batabigizemo uruhare, ni ukubafasha kugira ngo bibonemo ko izo mbaraga bazifite kandi bazikoresha ibikorwa byabo n'abakorerwa muri rusange. Icyo ngicyo nicyo umuntu yavuga. Ariko usibye no kuba umupadiri, umuntu agomba kumenya icyo Imana yamukiriyeho ku isi. Nta muntu n'umwe mu by'ukuri Imana yashyize ku isi idafite umugambi, kandi umugambi ni umugambi wigaragariza n'ubundi mu bikorwa. Imana iri mu mugabo n'umugore yabwiye mugende mwororoke mugwire mutunganye isi irushaho kuba nziza. Nibwo butumwa dufite, ntabwo wayitunganye utahakoze, nta gikorwa. Noneho ikindi nk'uko twakomeje kugenda tunabiganira, hari igihe abantu batubona, abantu bo mu kiliziya, abasaserdoti, bakagira ngo turi abantu b'inkorabusa cyangwa turi abantu b'amasengesho byonyine, akazi no gusoma misa byonyine, ni ukujya muri chapelle. Ntabwo ari ibyo byonyine, ntabwo ari ibyo byonyine. Hari ingero nyinshi usanga muri Bibiliya. N'Imana ubwayo yarakoze. Duhereye no mu ntangiriro Imana irakora. Uyu munsi wa mbere irakora, umunsi wa kabiri irakora, umunsi wa gatatu irakora, umunsi wa kane irakora, umunsi wa gatanu irakora, ku munsi wa karindwi iraruhuka. Umurimo uri mu muhamagaro, uri mu buzima bw'Imana ubwayo. Niyo mpamvu ugomba no kuba mu buzima bwawe yaremye. Yarakoraga, yatoye abarobyi, abari bari mu mwuga uyu n'uyu, abarobyi, abari mu biro bya gasutamo, mu biro by'imisoro, bande baza. Umurimo ntago ari igihano, ahubwo umurimo ni itegeko ry'Imana. Umurimo niwo ugaragaza ko umuntu ahari, niwo ugaragaza agaciro k'umuntu. Kandi umurimo ni nawo umuntu ahindukira akavanamo ifunguro rimutunga. N'igitambo cy'Ukarisiya dutura twebwe nk'abasaserdoti, ntitwagitura tudakoresheje ibiva ku mirimo y'amaboko y'abantu. Hostia, umugati uhinduka umubiri wa Kristo. Tubivuga ngo iki? Urasingiza Nyagasani uko atugiriye ubuntu ukaduha umugati, tugutuye ukomoka ku mbuto yeze ku butaka no ku murimo w'amaboko y'abantu, ukaba ugiye kudirwa umugati utanga ubugingo bw'iteka. Kimwe na divayi iva ku muzabibu uwahinzwe n'abantu. Ni ukuvuga yuko n'ubundi icyo bishatse kuvuga, nta murimo nta gitambo, nta murimo nta sengesho, nta sengesho nta murimo. Umurimo tuwukora nta sengesho uraturumbira, ukatunaniza, tukabihirwa. Ibintu byose ukora birimo isengesho birakuryohera. Ntabwo uze kubiduhuriza uyu munsi n'abakristo rimwe na rimwe baba ku ruhande rumwe, wigeze ubikomozaho. Amwe akora cyane akibagirwa gusenga, cyangwa se akavuga ati jyewe, akaba umuntu wo mu kiliziya gusa, muri korali, akava muri korali ajya mu muryango gatolika. Ni byiza ariko ugasanga nibyo yabayemo cyane. Hari n'abavandimwe babarizwa muri community ya Neocatecumen bakunda kuvuga kugira ikintu runaka ikigirwamana. Ugasanga umuntu niba ari akazi yakagize ikigirwamana. Uze kubihuza community y'Abanyatesaloniki, mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 5, ibaruwa ya mbere umutwe wa 5 ugakomeza umurongo wa 10 na kangahe, ntabwo byose nabifashe mu mutwe. Ariko Pawulo abwira abantu biwe ati niba utashaka gukora ajya reka no kurya. Yari community itangiye, irimo ivugabutumwa, iyogezabutumwa rikomeye, ba Pawulo bigishamo. Ariko hakaza n'abandi babwiraga abantu bati imperuka iregereje, mureke gukora, mureke kubirirwa muvunika mukora ibi n'ibi. Ati hakaba rero abantu bagendera kuri ibyo ngibyo, bakirirwa bitembera bajya ku misozi bategereje ko imperuka iraza. Pawulo arababwira ati niba udashaka gukora ajya reka no kurya. Ubukristo rero nk'uko twaze tunabivuga no mu muhwe bugaragarira mu bikorwa, ntabwo bugaragarira mu magambo gusa. Yezu aravuga ati ntago ari abavuga ngo mana ntibishatse kuvuga isengesho ryonyine bazajya mu bwami bw'ijuru, ahubwo ni n'abakora.
ariko kandi bakanakora icyo Imana ishaka, bagakora ibintu binyuze mu mucyo, bagakora ibintu binoze nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga rero twebwe muri kiliziya ntabwo aricyo cyifuzo cyacu, n'uwaba abikora gutyo yaba yarayobye cyane. Umuntu agomba kurangwa n'ubwo buzima bwombi, ni nabwo tugomba gutuza abakirisitu cyane ko bavuga ngo roho nziza mubiri muzima, cyane ko bavuga roho nziza mubiri mwiza, gusenga no gukora bikajyana. Ariko uko ayo magambo nyavuze akaba ariko bigenda, senga kandi ukore, ntabwo ari kora kandi usenga. Ibyo byo biratandukanye cyane. Ariko bishatse kuvuga yuko n'ubundi isengesho umuntu Yesu aravuga ngo bazabamenyera ikizaranga ko bazabanyera ku mbuto mwera, n'ibikorwa mwera, n'imbuto z'ibikorwa bigaragara. Ikigaragaza ko umuntu asenga ni ugukora neza, ni ugukora ibyo ashinzwe neza, ni ukutiba ibyo ashinzwe kurinda, ni ukudapfusha ubusa umutungo. Ni byinshi umuntu yavuga rega bijyanye n'isengesho no gukora. Umukristo rero twebwe twumva twamutoza gusenga no gukora kandi tubikomeyeho. Inzi rero wenda ikindi umuntu yakubwira kereka nimwongera kubona akanya mu kiganiro cyo gutaha tukavuga neza ku gisobanuro cy'isengesho, ku gisobanuro cy'umurimo, none twarangiza tugahuza isengesho n'umurimo. Kandi ubundi nicyo kinagambiriwe, guhuza umurimo n'isengesho. Ubundi ubukristo butunanira kubera ko tutabasha guhuza ubukristo byacu n'ibyo dukora. Ngo niba uri mwarimu ubihuze n'isengesho, ubihuze n'ubukristo. Niba uri umukristo ubihuze n'uko uri umudozi, ubihuze n'uko uri umwubatsi, ubihuze n'uko uri umubaji, ubihuze n'uko uri umuganga. Mbere y'umurimo nk'uko nabibonye mu gitabo ko mwanditse abanze gusenga. Niba uri umwubatsi hakaba habanza isengesho, ntabwo uzajya sima y'abandi. Niba uri umudozi hakaba habanza isengesho, ntabwo uziba igitambaro cy'abantu. Niba uri umuganga ukaba habanza isengesho, ntabwo uzica ubuzima bw'abantu ahubwo uzabubungabunga. Kimwe ko ari bitwa ko bakiwe kubungabunga ubuzima ahubwo babwangiza kurushaho. Ibyo byose rero ni icyo bivuze senga kandi ukore, nibyo bivuze guhuza ubukristo n'umurimo. Ivanjiri ya Yesu iravuga ngo ku munsi w'imperuka igihe Yesu azaza n'iki byose, abagore babiri bazaba bari gusya, umwe azagenda undi asigare, kandi bari ku rusyo rumwe. Abagabo babiri bazaba bari ku gisenge bubaka, umwe azagenda undi asigare. Bitewe n'iki? Hari uzaba ari kubikora nabi, undi abikora neza. Bivuze ngo nta sengesho riruta gukora, nta no gukora bigomba kuba bigaragaza ubuzima bw'isengesho. Senga kandi ukore. Rero ibyo ukora ubikore neza, nubikora neza nabwo uzaba usenze, kandi no gusenga bitagira ibikorwa nabyo ntabwo ari ubukristo. Padiri, turagushimiye cyane umwanya mwaduhaye kugira ngo mudusangize ibyiza mwifitemo, ni iby'agaciro, kandi dushimira n'Imana yaguhaye iyo ngabire, kandi usaba ko yayigukomereza. Mu gusoza rero twagira ngo turangire ibitabo mwanditse, uwakenera kubibona yabibona ate, nyuma kandi muze no kuduha ubutumwa bishingiye ku kiganiro twagiranye uyu munsi. Mu by'ukuri ntabwo nibuka aho biri. Numara bimaze imyaka 3 nari mu Rwanda. Hari bimwe byabaga Kibeho, ibindi bikaba Kabgayi muri za papetori zabo, ibindi bikaba i Kigali kuri Sainte Famille, ku ndabo za Mariya, ku Region Mariya. Hari niba muri za papetori za hano ku za Gisenyi na hehe no mu Ruhengeri. Ntabwo nakubwira ngo biri he ubu, uko hari n'ibyo ntangagira ngo bifasha abantu bitagambiriye ubucuruzi n'ibindi. Ubwo rero kugeza ubu ntabwo nakubwira, ntabwo nzi niba aho bigihari, sinzi niba barabimaze. Ubwo no huguko uzongera ushyire ku murongo, nzongera njye kureba aho byabaye bikeya twempura ibindi. Icyo nzi cyo nuko icyambere cyashize ku isoko cyitwa icyo Bikira Mariya twigisha mu Liturujia, cyo cyashize ku isoko. Isaba kuzimpura ikindi wenda umuntu akanakivugururaho gatoya. Ngayo nguko rero n'ubuzima bukomeza, ubuzima bukomeza, ubutumwa ni ukwijeta, niko bavuga mu Gifaransa, ni ukwiroha mu mazi,
ni uko wayigeza mu ngeri, kuko kwandika ntibyoroshye, uba ushyize ibitekerezo byawe hanze nabyo wenda bidashyitse, abantu bakabikiritika, bamwe bakabyumva neza abandi bakabyumva nabi, bamwe bakabivuga neza abandi bakabivuga nabi, abandi bakumva wenda nta kirimo, ariko nibwo buzima kugerageza kugira ikintu ukora kugira ngo nabura umenye ko ibyo ukora hari ibitunganye n'ibidatunganye, ari ibinoze n'ibitanoze, kuko uri umuntu kandi ukagira n'ingabire yo kubyakira no kumva yuko utari parfait. Nabyo ni byiza cyane mu buzima bw'abantu kugira ngo umuntu yigura n'undi ubona ari cya gikange kije kugukanga, cyangwa ubone ari wa mwicanyi uzi kukwica, ahubwo kumva umuntu ababarira kugira ngo nawe abohe ku mutima. Iyo rero nama numva nagira, kwakira rwose mu mbabazi, gutanga imbabazi, gusaba imbabazi. Padiri murakoze cyane umwanya mwaduhaye. Inshuti bakunzi ba UTC TV, mudukurikiye kuri uyu mwanya, tubashije kuba mwadukurikiye. Padiri umwanya yaduhaye, turizera ko n'ubutaha nitwongera kuganira nawe azatuganirira, kandi ndizera ko hari byinshi twigiye, tunamushimira kuba impano afite, ingabire afite nticogora, ahubwo akomeze na Nyagasani bimukomereze. Murakoze cyane rero, bitigana akagaruka naho ubutaha.